Shalom shalom. Amahoro y'Imana arutaye umuntu yamenya, niyo nkomeza kwifuriza ko aganza imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ni mwene so Senga ubasuhuza. Nongeye kubaha ikaze mu nyigisho yacu ya nyuma y'iki gice cyacu cya mbere cy'inyigisho twatangiye igira iti abo TURIBO byuzuye muri Kristo Yesu. Twaganiriye ku bintu bine by'ingenzi cyangwa se kuri identite enye z'ingenzi Bibiri tubwira ko ari cyo Imana yatugize cyo kubw'umurimo Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Mu nyigisho yacu ya mbere twarebeye hamwe igisobanuro cy'icyo ijambo identite bivuze. Twifashishije uko abahanga basobanura identite, twavuze ko identite ari ijambo riri complex kandi identite ireberwa mu nzego zitandukanye, ni kuvuga ngo iri multidimensionnel. Kubw'ibyo twanifashishije irangamuntu tugendana, dusanga ibirimo ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, irangamuntu ibirimo amazina y'umuntu n'aho akomoka, ni ukuvuga ababyeyi be, aricyo twise identite biologique. Icya kabiri ni ubwenegihugu bwe, igihugu cye, icyerekana aho avuka, aho akomoka. Icya gatatu ni umurimo we, profession. Icya kane ni statut social, ese uyu muntu arubatse cyangwa ni ingaragu. Nibyo bintu bine by'ingenzi usanga biri mu irangamuntu hafi ya zose hirya no hino ku isi. Ibyo rero uko ari bine, iyo ubirebye nibwo ureba umuntu ukamenya uwo ari we mu buryo bwuzuye. Natwe twaje kubona twifashishije ijambo ry'Imana uko ijambo ry'Imana rivuga ko Imana itubona, abo TURIBO identite zacu, bikurikije n'igikorwa Imana yakoze muri Kristo Yesu. Twabonye ko turi abana b'Imana, igihugu cyacu ni igihugu cyo mu ijuru, nk'uko Paul yabyandikiye Abafilipi ibice 3:20. Nanone twabonye umurimo wacu uko Imana itubona nuko turi abagaragu, abacakara cyangwa se imbata. Tureba nanone ko dufite undi muhamagaro ukomeye byatumye tugira n'icyangombwa gitandukana n'icy'abandi. Icyo Paul yavuze ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Ibyo bituma umusirikare agira ikarita ye yihariye na nimero imuranga ndetse n'imyitozo itameze nk'iy'abandi. Natwe ni uko Imana itubona ngo turwanire icyubahiro cyayo. Uyu munsi rero turasoza kuri identite ya nyuma nanone y'Imana itwita, ivuga ko turi abageni ba Kristo Yesu. Biratangaje, Imana ni data ariko ni na data bukwe. Imana yadushingiye umwana wayo Yesu. Nyamara Bibiri ivuga ko abazazuka, abazagira muri yasi yindi, ngo bazaba bameze nk'abamarayika, nta gitsina bagira, si abagabo si abagore. Niko Yesu ubwe yabivuze muri Luka ibice 20 uhereye ku murongo wa 35. Abwira abasadukayo batemeraga ko abantu bazuka. Iri ryari idini ryakomoye imyemerere yaryo muri filozofiya y'Abagiriki, maze bituma bahindura ibyanditswe. Ntibemeraga ko umuntu azuka. Yesu rero abasobanurira avuga ngo mwarahabye rwose kuko mutigeze mumenya imbaraga z'Imana. Abazabasha kugera muri iriya si yindi ngo ntabwo bazagira umubiri nk'uw'abantu, ntibarongora ntibarongorwa, ngo ahubwo bazaba bameze nk'abamarayika. Kubw'ibyo bazitwa abana b'umuzuko. Ariko igitangaje, Imana ivuga ko itorero ryayo ari umugeni wa Kristo. Niki cyatumye Imana igereranya abantu bayo, umuryango wayo, abo yacunguje amaraso, ibavuga ko ari umugeni w'umwana wayo? Niki Imana yasobanuraga? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri inyigisho yacu. Ikaze. Naiso igiciro nacyanandukanya n'urukundo rwe. Yesu nuwanjye nanjye nduwe, nacyanandukanya n'urukundo rwe. Yanguzana raso y'igiciro, nacyanandukanya n'urukundo. Yesu nuwanjye nanjye nduwe, nacyanandukanya n'urukundo rwe. Yanguse amaraso y'igiciro, nacyanandukanya n'urukundo
yafatishije umugozi mu rukundo ndashinganye narakimwe ndacyamubuntu untokize aramfashe Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 29 udusobanurira uko Yohana yise Yesu. Yaragize ati: "Uw'umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye." Yohana yarimo asobanura umurimo we kugira ngo asobanurire Abisiraheli icyamuzanye n'icyatumye yerekanwa. Ubwe yavuze ko yabanjirije Yesu kugira ngo atunganye inzira ze kandi ngo agarurire imitima y'abana kuyunga na se. Ubwe yavuze ko yatumwe ngo agorore inzira ya Mesiya. Yesu Kristo amaze kuboneka aravuga ngo umurimo wanjye warangiye, meze nk'uko umuranga ahuza umukwe n'umugeni. Ngo iyo rero umukwe amaze guhura n'umugeni, ngewe umurimo wanjye uburangiye. Yohana ubwe yatinyutse kwita Yesu ko ari umukwe, naho abamwizera bakaba umugeni we. Pawulo niwe ubisobanura cyane kuruta mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto ibice 11. Reka dore ku murongo wa 2 yaragize ati: "Kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ariko nako intekerezo zanyu zayobywa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubutumwa bundi mutemeye, mumwihanganira mubikunze, ariko nge ko mutanyihanganira." Pawulo yarimo asobanurira itorero ry'Abakorinto ababwira ko iyo abacyaha asa n'ubafuhira, asa n'ubabwirana umujinya, ababuza gukurikira ubundi butumwa, ngo abikora nk'uko umuntu aba yarakwereye undi umugeni, ngo ahora amufuhira kugira ngo azabone uko amushyingira uwo yamukwereye atunganye. Iki kigereranyo rero Pawulo yerekana mu itorero rya Kristo, avuga ko twebwe turi abafiyanse, ni ukuvuga ngo abantu bamaze gukobwa, twakowe igiciro, ariyo maraso y'umwana w'Imana. Abagiye bakurikirana inyigisho twatanze conference y'iminsi 3 dusobanura igisobanuro cy'ubukwe bw'umwana w'intama, tubirebeye mu ndorerwamo y'umuco wa Kiyahudi. Niba utaragize amahirwe yo gukurikirana iyo nyigisho, nagusaba kujya kuri urubuga rwa YouTube channel Senga Emmanuel official ugakurikirana iyi nyigisho. Ndabihamya neza uzasobanukirwa birenzeho ibijyanye n'ubukwe bw'umwana w'intama. Pawulo rero aravuga ngo iyo mbandikira kandi nsinshyiremo kubobera, nkababwirana umujinya n'ifuhe, ngo nuko mbizi neza ko Yesu Kristo ari umukwe, naho mwebwe muri abageni be, kandi nifuza kuzamubashyingira muri umugeni mwiza utunganye, mukiri isugi. Ibyo turaza kureba icyo bisobanuye. Nanone Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 uhereye ku murongo wa 25 asobanura ko Yesu Kristo ari umukwe, naho twebwe tukaba turi umugeni. Reka turebe ko Pawulo bisobanura. Abefeso ibice 5 uhereye ku murongo wa 25 aragira ati: "Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe." Ibyo n'ubwira bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Yesu Kristo n'itorero rye. Reka rero turebe dusesengura icyatumye Imana
abantu yacunguye, umuryango wayo, itorero rye, irigereranya n'umugeni wa Kristo. Imana niyo yaducunguye, ni data wa twese. Yesu Kristo n'umwana we. Kuba rero Yesu Kristo ari umwana we, twebwe twitwa abavandimwe be, twebwe turi abagaragu be, ariko nanone Imana ivuga ko turi n'abageni ba Kristo Yesu. Ni iki cyatumye Imana yemera ko itorero rijya mu kigereranyo kandi iribona ko rimeze nk'umugeni wa Kristo Yesu, ku buryo ibyo bihinduka identite y'abizera Kristo Yesu bose? Icya mbere ni uko Imana yagiranye natwe isezerano. Iri sezerano mvuga ni isezerano ry'igihango, icyo bita alliance. Mbibutse ko hagati y'umugabo n'umugore iyo bagiranye isezerano bagirana ni isezerano rya alliance, ni isezerano ridakuka, ni isezerano ry'igihango. Niko Imana yabivuze. Kandi iri sezerano ry'igihango mbibutse ko na mbere y'uko Yesu aza niryo sezerano yari yaragiranye n'Abisiraheli. Usomye muri Yeremiya ibice 31 umurongo wa 32, ariko turahera ku murongo wa 31, haragira hati: Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Imana ubwayo yitaga Isiraheli umugore cyangwa se umugeni we yirongoreye. Iyo Isiraheli rero yahindukiraga izindi mana, Imana yaravugaga ngo mwanciye inyuma, mwarantaye, mwishe isezerano ryanjye. Isezerano Imana yasezeranye natwe, nongere mbisubiremo, ni isezerano ry'igihango, ni alliance, ni covenant, ni isezerano ridakuka. Mwibuke ko muri Bibiliya amasezerano ari mu bwoko butatu. Ibi nabyo twarabiganiriye kuri uru rubuga, wahasanga izo nyigisho. Ubundi mu Kinyarwanda bakoresha ijambo isezerano, ariko mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza bagerageza kubona andi magambo atari ayo ngayo. Isezerano rya mbere nicyo bita promesse. Promesse ni isezerano riri mu mwenda cyangwa se isezerano rirangira, nicyo bita isezerano temporaire. Nanone ubwoko bwa kabiri bw'isezerano Bibiri tubwira ni alliance. Alliance ni isezerano ririmo igihango, kandi igihango kidakuka, kitarangira. Iryo sezerano rikurwaho n'urupfu gusa. Iryo sezerano rero abarifite baryita isezerano positionnaire. Ni ukuvuga ngo iyo uryinjiyemo riguha umwanya kanaka, riguha identite kanaka. Niyo mpamvu umugabo n'umugore iyo basezeranye baba basezeranye umwe kubahisha undi umubiri we. Nanone Bibiri ikavuga ko baba babaye umubiri umwe. Nta cyakura iryo sezerano uretse iby'uyu munsi, uretse urupfu. Icya gatatu ni isezerano ryitwa testament. Testament ni isezerano conditionnel, ni isezerano ririmo ibyo usabwa kuzuza, ariko isezerano nanone rirangwa n'umurage. Ibi rero twarabivuze mu nyigisho twatanze kuri uru rubuga. Nanone wajya inyuma ukareba, ndabizi ko byazagufasha gusobanukirwa n'icyo bita isezerano. Aho naganaga ni uko isezerano Imana yagiranye natwe muri Kristo Yesu ni isezerano ry'igihango, isezerano ridakuka, ryakurwaho n'urupfu gusa. Bisobanuye iki? Imana muri Kristo Yesu yadusezeranije ko twebwe amaraso yayo yadukuyeho icyaha, aratweza. Si n'icyo gusa, ayo maraso yatuguze ameze nk'inkwano yaguze itorero rye kugira ngo rimuhindukire umugeni. Nk'uko twabivuze mu nyigisho tuganira ku bukwe bw'umwana w'intama, Kristo Yesu amaze gutanga inkwano nk'uko umuco wa Kiyahudi wavugaga, yasubiye kwa se kugira ngo azaze gutwara itorero nk'uko umujura yiba. Azadukura mu isi, abanyamahanga abatamwizera ntibazabimenya. Natwe turamutegereje. Nshuti yanjye, reka nkubwire, nta kizakurira isezerano twagiranye n'Imana. Ni isezerano ridakuka, ntirizahinduka. Ubwo yatanze inkwano, nta kabuza azaza kudutwara.
icya kabiri cyatumye Imana igereranya itorero, umuryango wayo, abo yacunguye n'umugeni, ni urukundo rutagira uko rwasobanurwa, ubundi rwakagombye kuranga umugabo n'umugore. Pawulo yabisobanuje amagambo akomeye ku buryo yabyise ubwiru. Munyemerere nze kugenda buhoro kugira ngo twumve aya magambo Pawulo ahishemo urukundo rutangaje Imana yakunze abo yacunguye, byatumye bagereranya n'umugeni. Pawulo asobanura ko urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore ngo rutuma bombi bahinduka umubiri umwe. Ariko nk'uko mubizi, ntabwo umugabo n'umugore bahinduka umubiri umwe. Yego, bararyamana bagahuza amaraso, ariko mu by'ukuri mu buryo bugaragara ntabwo umubiri uraba umwe. Ngo ibyo byonyine gusa byumvikanira muri Kristo Yesu. Niko Pawulo avuga ku murongo wa 32 yaragize ati ngo rega ibyo mvuze n'ubwiru, ngo ahubwo byumvikanira gusa muri Kristo Yesu n'itorero. Kubera iki? Bibiliya nihamya neza ko Yesu Kristo ari umutwe, naho itorero rye rikaba umubiri we. Niko Pawulo yakomeje kuvuga ngo mwibuke ko muri ingingo zigize umubiri we, twebwe mu maso y'Imana nta wundi mubiri Yesu agira ni twebwe. Aravuga rero ngo mugabo kunda umugore wawe ngo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Arangije aravuga ngo umukunde nk'uko ukunda umubiri wawe, ngo kuko nta muntu n'umwe utakunda umubiri we, ngo uko niko Kristo Yesu akunda itorero rye ngo akaryitangira, ni umubiri we. Oh haleluya! Nimwibaze namwe, isezerano twagiranye n'Imana ririmo igihango ritugira umugeni ndetse n'umukwe. Iryo sezerano nta kindi kirikura uretse urupfu. Rero Kristo Yesu yarapfuye kugira ngo atange amaraso ye, niyo nkwano. Ubwo bugingo bwe yadukoye nibwo butuma dufatanywa nawe, ku buryo kudutandukanya nawe ni ukongera kumwica ubwa kabiri. Kandi Yesu nta kabuza nta gipfa, yapfuye rimwe ngo aducungure, ariho iteka ryose adutsindishirize. Niko Pawulo yanditse Abaroma ibice 5 uhereye ku murongo wa 7. Urupfu rwe rwaduhindukiye icyungo hagati yacu n'Imana, ariko kuzuka kwe kwatubereye gutsindishirizwa. Yesu Kristo aradukunda, twebwe turi umubiri we, naho we ni umutwe. Ni nako yandikiye nanone Abefeso igice cya 2 uhereye ku murongo wa 22. Aravuga ngo Kristo Yesu ni umutwe, ngo ariko itorero rye ni umubiri we. Niki gituma avuga atyo? Ni ukugira ngo asobanure urukundo rw'akaburarugero nk'uko wowe ubizi neza, urebe uko ukunda umubiri wawe, niko Kristo Yesu akunda itorero rye. Nk'uko udashobora kwitandukanya n'umubiri, uwatandukanya umutwe n'umubiri wawe waba uhindutse umupfu, ni nako Yesu Kristo nta gishobora kumutandukanya n'urwo yadukunze. Ni nk'uko nguko akunda itorero rye. Abaroma ibice 8 uhereye ku murongo wa 35, ndumva ntibeshye, Pawulo asobanura urukundo Imana idukunda muri Kristo Yesu. Si urukundo twebwe dukunda Imana, oya, n'urw'Imana idukunda muri Kristo Yesu. Yagize ati, ninde badutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbago. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Urukundo Imana yadukunze ntibasha kwitandukanya narwo. Urukundo Kristo Yesu akunda itorero rye ni nk'urw'umukwe akunda umugeni we. Ariko nk'uko nabivuze, ni ikigereranyo gusa. Biragoye gusobanurira abubu urukundo rw'Imana Yesu akunda itorero rye arugereranije n'umugabo n'umugore b'iki gihe, kuko twibera muri divorce no guhemukirana kubera za kamere zacu. Ariko urwa Yesu rwo ruratunganye, ntirugira agasembwa, ntirugira akanenge. Yabisobanuye atya ati, mwebwe biravuga ngo umugabo n'umugore babaye umwe, babaye umubiri umwe, ariko murabizi ko umwe akomeza akagira umubiri ukwe, undi akagira umubiri we ukwe. Atariko nge urwo mbakunda ni ukuri ndi umutwe, mwebwe muri umubiri wanjye. Nshuti yanjye, nk'uko ukunda urwara ruri ku kuboko kwawe utakwemera ko barukuramo,
ubwoba ugira n'umubabaro ugira kubera ko imitsi iyumvikanisha umubabaro, icyo bita amanere yose bihurira mu bwonko. Ubwonko nibwo bukomanda umubabaro. Niko Kristo Yesu yiyumva. Igitabo cyitwa Indirimbo za Salomo, abagisomye barabizi neza ko gisobanuye urukundo rwari hagati y'Imana n'Abisiraheli, cyangwa se urukundo ruri hagati y'itorero na Kristo. Ni uzasome hasi, ndavuga mu bisobanuro muri Bibiliya yera, nuko basobanura igitabo cy'Indirimbo za Salomo. Ni urukundo rusobanura urwo Kristo Yesu yadukunze. Ibice 5:6 haranditse ngo nkuraho amaso yawe kuko binzonga. Reka nkubwire, iyo ubabaye Kristo Yesu arababara. Ntabwo urukunda gukunda rutuma aba insensible, aragukunda. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 2:18 haravuga ngo ubwo yageragejwe no kwabazwa ubwe ngo abasha no gutabara abageragezwa bose, kuko azi kwabazwa icyo bivuze. Kristo Yesu aragukunda, agukunda nk'uko umubiri we awukunda. Niba uzi ko hari ikintu cyose kigera ku mubiri we kikawubabaza, uwurinda nk'urinda ubuzima, niko Kristo Yesu arinze itorero rye. Sinabona ukundi kuntu mbigusobanurira, ariko icyo byavugaga, icyatumye Imana ivuga ngo njyewe itorero ryanjye ndibara nk'umugeni, ni statut rifite imbere yanjye, ni umugeni nzashyingirwa. Rero icyo Imana yasobanuraga icya mbere ni uko mwagiranye isezerano ridakuka. Ni igihango, nticyakurwaho n'ikindi icyo ari cyo cyose. Ni igihango cy'iteka, kandi ibyo byaguhaye position, uri umugeni wa Kristo. Icya kabiri ni urukundo rudashobora kubonerwa igisobanuro. Yagukunze, yabuze uko asobanura, aravuga ngo uri umubiri we, agukunda nk'uko yikunda. Ni kimenyimenyi, yemeye gutanga ubuzima bwe ngo akunda kurundi. yanzerekesheje umurunga w'ibihe bidashira, ntacyantandukanya n'urwo nabohewe yanzerekesheje umurunga w'ibihe bidashira, ntacyantandukanya n'urwo Ndabashimiye ko mwakurikiye izi nyigisho. Reka mbabwire ko iki ari igice cya mbere. Igice cya kabiri rero tuzareba ngo ni ibiki bihinyuza abo turi bo byuzuye muri Kristo Yesu. Icyo tuzaba tureba, tuzareba uburyo twebwe twishuka kubo turi bo bishingiye ku kutamenya, cyangwa se ibinyoma Satani yagiye yinjiza mu nyigisho bigatuma abantu bayobera inzira, bayobera ku ruhande kubera ko bigishijwe nabi. Tuzabireba ku kuba abana b'Imana, tubirebe mu kuba abagaragu, tubirebe nanone ku busirikare ndetse no kuba umugeni wa Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Ndizera ko ari icyo twungutse, ndizera ko ari icyo Imana yatwigishije. Ntabwo twafashe ngo tujye in deep, dufate buri kamwe kose ngo tugasobanure kuko ntitwarangiza. Twifuza kubivuga mu magambo yoroshye kugira ngo buri wese abashe kumva. Niyo yaba atarize cyangwa ngo aba ari umuntu umaze imyaka myinshi mu rusengero ngo amenyere imvugo y'abarokore. Nicyo dushize imbere. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, ndagushimiye ko wabanye natwe muri izi nyigisho. Ndizera ntashidikanya ko Umwuka Wera hari icyo yigishije imitima y'ubwoko bwe, kugira ngo abantu b'Imana bashinge imizi mu buryo bwuzuye mu ijambo ry'Imana, tudahengamye, Satani atadutwara imigisha n'umunezero w'icyo watugize cyo kubera umurimo Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Umwana w'Imana, ntabwo twabona ikiguzi, ntabwo twabona igisobanuro cyuzuye gihagije cy'ibyo yadukoreye. Amagambo ashira ivuga, amagambo aba makene, ariko ndabizi neza arenze uko twamumenya, arenze uko twamusobanukirwa.
ni urukundo, ni impano ntagereranywa y'urukundo rw'Imana. Utwigishe kandi uduhishurire Yesu, uduhumure amaso, udukore ku mutima Mwami, kugira ngo dushorere imizi muri urwo rukundo, dushorere imizi muri we, duhinduke gusa nawe, tugende nk'uko yagendaga, twuzurire mu migisha yose n'icyo wagambiriye kutugira cyo kubera gupfa no kuzuka ku mwana wawe. Mwami, Mwuka Wera akomeza twigisha, dusobanurire, tumenye icyo dushakaho maze tukigenderemo. Uragahezagirwa, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.